Amerika ishobora kuzatanga umurongo ngenderwaho wo kuba ngo impande zombi hari ibice zitemewe kurengamo, ariko bamwe bati none se ibi byo bishoboka bite kandi uyu munsi n'ubundi intambara igikomeje. Ya no gukora ubusa nk'umwana w'indundi nta ntambara. Umwana w'iki? W'indundi nta ntambara. W'indundi? W'indundi nta ntambara barimo kurwanamo. Yego. Nta ntambara bafite hariya. Nuko babuze umuntu bajya hagati. Nta muntu nta ndwanyiri hariya muri Kongo. Babuze umuntu ibyo twabivuze gushize. Nyine ukora zone tampo, demilitarized zone, akajya hagati y'abarwana. Bakavuga mutabe bati genda. Naye Muventura ugira inyuma. Ntabwo abantu barwana. Bagize abahuza babi. Urumva? Bibere muri intere zabo. Nk'umunisiki kora ikigoma. Kuko abahanga muri ballistic no kumenya ngo hari umuntu warengeje igikompora undi aramurasa, sibyo? Noneho muri iyo groupe icunga icyo cyanya gitandukanya ingabo ziri ku rugamba harimo ba batatu ba M23, ba batatu bashaka bijana. Ibyo ntacyo bitwaye. Icyo gihe rwose nkumva ngo umuntu yarenze kuri defense ye aca muri zone tampo aza kurasa undi. Kiwe kuko urabizi ibi tubivuze inshuro nyinshi. Ceasefire iri permanent yiswe gutyo. Kuko itari permanent ibyo bita truce cyangwa Amerika nuko imeze rwose imeze nk'irimo gukora umugezi utemba uzamuka. Aho kugira ngo iteme umugezi ukora umugezi utemba umanuka wagira ngo nta bwenge ibifitemo. Hagombye kubanza iki? Hagombye kukuboza permanent ceasefire. Urumva? Number 2 hagombye gukurikiraho iki? Ugenzura koko niba akoganje kubahirijwe kugeza uyu munsi ntabwo arajyaho umwaka urashize. Hagombye gutyo. None ngo ubu nibwo bajya gutekereza ibyo ngibyo. Za Uvira zararwaniwemo, za Masisi aragize gute, ibintu nk'ibyo byose. Zambia na Angola bemeye gutanga General Nakwempa na Colonel Arolando bo kubahiriza ibyo ngibyo. IGM Plus yasinye Montre muri habuze budget. So Amerika nabo bandika ibyo ngibyo bazavuge erega muri Kongo habuze ikintu kimwe, habuze umuntu w'indwanyanya ugenda ugatikunda akamukubita akamurasa akamubwira ati n'utaha ntuzasubire. Baraho nyine ba briefing ibyo Amerika ivuze bameze nk'abo ngo nyamure kamari ko hora mu ijuru ngo ujine muhora n'iki byose na Trump wahebuje aba president bose umugisha n'iki bintu nk'ibyo ngibyo. Ategeko akayizimbuza ubu muntu akayisimbuza conscience akumva ko Amerika urumva inavuze ngo izuba rizime ryazima uyu munsi. Akumva ko Amerika inavuze ngo Atlantic Ocean ikame yayikamya. Akumva ko Amerika bivuze ngo iki kibeho cyabaho. Abanyamerika ntibasaza nk'abandi, ntibavuga nk'abandi. Amerika hari ubwo yari yakora technology umunyamerika agira imyaka 700. Amerika si ubutaka nk'ubundi. Arisudi yigeze guhabwa ikiganiro ndakibuka ko nakantu kazajya kamamagashize nk'imyaka myinshi hafi 10. Yigeze guhabwa ikiganiro yaje hano gusura hano mu Rwanda. Ariko hari umwe mu mwana w'abanyamakuru bamubaje ngo se ngukimara kugera muri Amerika iki kintu abantu barakize Sudi yarakivuze. Ngo iki cyagutunguye yamubwiye ibintu yavuze ibintu bibiri ndabyibuka kuko ndabikubwira ati watunguye igeze muri Amerika ati umwega n'ikigeze kigukanga gutya. Yego. Yaramubwiye ngo ndagerageza kugenekereza uko yabivuze ngo yasanze ibikorwa remezo bikomeye yavugamo n'amazu maremare ariko ngo hashize igihe kirekire ko agenda hamenyera urumva ngaza gusanga byubatse ku butaka nk'ubw'iwabo aho yavuye ni ubutaka nyine usizwe kubakaho ikintu kirekire ni kwisi ni kwisi nyine yasubizaga uwo muntu wibwira ko iyo ugeze muri Amerika ushobora kuhasanga ari nko muri paradizo yindi itabaho kwisi nkaho bidahagije bikemerezwa muri Zambia none bikajya guherega umugisha Montre muri Suisse bakabizana nka document nshyashya kandi bimaze amezi abantu baranabyibagiwe gute document ya force netre muri Uvira ituruka Montre muri Suisse kandi yari igiye muri Zambia ikemezwa ukaza utubwira ngo uvuye kuganira ngo ibintu bishyashya byaje kubera ibintu byari bizwi none kwempazwe. So muri DRC urugamba ruberamo rwuzuyemo ikinyoma urumva kinyometse uzi impamvu ikibitera nicyo nakubwiye kera mu rugamba rwo muri Kongo mu kurwana n'amasasu mu kuganira n'ibiganiro there is no common ground y'abantu bari muri no anje. Niba uvuze u Rwanda urareba iby'u Rwanda urumva niba uvuze ibya Kongo kongerera ibyayo nka Kongo niba uvuze ibya Amerika yabyanditse mu itangazo ko abantu bangamiye interest zayo kumbiri hari their own interest nta kindi kintu bariho nta hantu bakorera batayo
urumva ese ubundi washyiraho batayo ya FDLR ya FARDC ikarasa FDLR bahoze bakorana n'inshuti utayivanze n'abandi bantu ukumva ko iyo operation izakora abantu bazayemera ubwo FDLR yaraswa na FARDC ari umufatanyabikorwa wayo byakunda ariko isi aho ngaho irabikomera amashyi byakunda Sandri abantu bahoze bafatikanyije umwe yajya guhiga undi naka maramaza kuki batashyizeho ingabo zidafite zibogamiye nyinshi z'imitwe ivanze urumva yo kwizerwa funzwe ariko hasanga abiwe buriye muri Kongo se bakwa umuntu arafuza atanafunze agihembwa n'uwapfuye baramuhemba ugeze kuzamura n'ipeti umuntu wapfuye ibyo cyo gukora biremewe katwitahire naho mbona mama 23 yakoze umuganda wo gusenya icumbi rya FDLR na Nyatura nibyo koko babivuze ukuri uwambaye neza agaragara neza kandi ababereye ijisho ushaka kwambara ukaberwa cyangwa guha impano umukunzi wawe atazigera yibagirwa igisubizo ni Diabetes Collection tugufitiye imyenda itandukanye ku bagabo n'abagore iva muri Amerika si ibyo gusa kuko dufite n'abadozi kabuhariwe guturuka muri Ghana na Nigeria aho dushobora kukudodera modeli yose wifuza mwita isobanutse yindi twitiye abasirimu benshi barite bibaza bati Diabetes Collection ikorera he dusange hano kuri Prince House mu nyubako ya Kifarma tugwibikubereye kandi ku giciro cyiza ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri iyi nimero uri kubona munsi yawe ubu ni wahangayika kubera ibura rya essence muri Gugaga Cars twabazaniye imodoka z'umuriro zitagombera essence ukeneye kandi no kudutuma Korea China Dubai turahari ngo tukuzane imodoka yitiyemo kandi wizeye tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com hitamo Gugaga Cars ntago uzicuza aho byabaye nk'ibigaragara yuko ngo Amerika ishobora kuzatanga umurongo ngenderwaho wo kuba ngo impande zombi hari ibice zitemewe kurengamo ariko bamwe bati none se ibi byo bishoboka bite kandi uyu munsi n'ubundi ntambara igikomeje nta ntambara iriho uyu munsi imirwano ubwo reka tubyita imirwano ubwo Chandi ya vite yaryo kwa munyita no gukora ubusa nk'umwana w'endundi nta ntambara umwana w'iki w'endundi nta ntambara w'endundi nta ntambara barimo kurwanamo yego nta ntambara bafite hariya nuko babuze umuntu bajya hagati nta muntu nta ndwanyiri hariya muri Kongo babuze umuntu ibyo twabivuze ubushize nyine ukora zone tampo demilitarized zone akajya hagati y'abarwana bakavuga mutabe bati genda nawe Muventura ugira inyuma ntabwo abantu barwana bagize abahuza babi urumva bibere muri entere zabo nk'umunisike ikora ikigoma kuko niba monisike ari force ntazi ikigoni iki ngiki uko bayivuga umusirikare akora ikigoma wagombye kujya hagati y'abantu mu by'ukuri barwana narakubwiye guza ikigize inkuru nuko Muventura na leta bwakurira nta urashundi aho ngaho uzazumbwira uti marisha habaye iki bano bantu ko nta muntu bari hagati urumva kuki batarwana noneho ikiri kizagira inkuru nyine igihe Amerika ibyo ngibyo yabitekereje kabishyira mu bikorwa ni igihe Muventura izava Katogota ya mbere urumva ikigira inyuma y'imimetero 5 ikajya muri Kamanyura centre bakabwira leta na mvuye muri Katogota iyo ngiyo wenda mugere uvungi cyangwa se Sanje nahe hose aha hagati sibyo kuzenguruka kugera Rubero uciye Masisi na niki harimo patrol ya drone ziguruka amasaha 70 nangahe zifata amafoto ya muvoma zirimo abahanga muri ballistic no kumenya ngo hari umuntu warengeje igikompora undi aramurasa sibyo noneho muri iyo groupe icunga icyo cyanya gitandukanya ingabo ziri ku rugamba harimo batatu ba M23 batatu bashaka bijana ibyo ntacyo bitwaye icyo gihe rwose nkumva ngo umuntu yarenze kuri defense ye aca muri zone tampo aza kurasa undi kiwe kuko urabizi ibi tubivuze inshuro nyinshi ceasefire iri permanent yiswe gutyo kuko itari permanent ibyo bita truce cyangwa trêve byo nabyumva ko ntabwo wajya kubakira groupe d'observateurs militaires yagahenge k'iminsi 3 ariko ikimara kwitwa permanent yagomba guhita kurikirwa n'abo observers sibyo ntago babayeho Amerika imeze nk'umuhanga muri architecture architect urimo kubaka inzu akabanza agakora plan ya rooftop aho kubanza gukora y'igisenge aho kugira akabanza kugura ibikoresho bya finishing imbere y'ibyantuze y'iki igikanka cy'inzu Amerika nuko imeze rwose imeze nk'irimo
gukora umugezi utemba uzamuka aho kugira ngo itembe umugezi ukore umugezi utemba umanuka wagira ngo nta bwenge ibifitemo. Hagombye kubanza iki? Hagombye kukoza permanent ceasefire v urumva namba 2 hagombye gukurikiraho iki? Ugenzura koko niba akogenge kubahirijwe kugeza uyu munsi ntabwo arajyaho umwaka urashize. Hagombye gutyo none ngo ubu nibwo bajya gutekereza ibyo ngibyo. Za Uvira zararwaniwemo za Masisi zaragize gute ya ibintu nk'ibyo byose. Ariko turinjije abantu ni nayifu ku buryo abantu batubeshya ibintu biri aho ngo bidashinga. Amerika iyoboye yuko ceasefire egare abayubahiriza. MONUSCO ikora ikigoma ifite budget ya billion y'amadolari igenda buri gihe. Urumva? Zambia na Angola bemeye gutanga General Nakwempa na Colonel Arolando bo kubahiriza ibyo ngibyo. IGVM Plus yasinye montre muri habuze budget. So Amerika nabo bandika ibyo ngibyo bazavuge erega muri Kongo habuze ikintu kimwe, habuze umuntu w'ingwanyanya ugenda ugatikunda akamukubita akamurasa akamubwira ati n'utaha uzasubire. Baraho nyine ba briefing ibyo Amerika ivuze bameze nk'ababo nyamureka kamare ko hora mu ijuru ngo ujine muhora n'iki byose na Trump wahebuje aba president bose umugisha n'iki bintu nk'ibyo ngibyo. Abantu basigaje gusenga Amerika nicyo kintu kimwe uzabona ubanza niwo mwisho wa mbere ubanza wa Mesiya azabagiye kugaruka. Sandri Imana izagufashe iguhe byose ukeneye, izakurinda umuntu umwe mwana wanjye, izakurinda umuntu wamaze uzakurinda umuntu wizerera muri Amerika. Urumva naba n'uwawe uzicara uvuze ko nta muntu mwici naba n'umuvandimwe uzamye ko nta muvandimwe ugifite, kuko umuntu wamaze kwizerera muri Amerika ayisimbuza Imana. Urumva akayisimbuza amategeko, akayisimbuza ubumuntu, akayisimbuza conscience, akumva ko Amerika urumva inavuze ngo izuba rizime ryazime uyu munsi, akumva ko Amerika inavuze ngo Atlantic Ocean ikame yayikamya, akumva ko Amerika ivuze ngo iki kibeho cyabaho. Abanyamerika ntibasaza nk'abandi, ntibavuga nk'abandi. Amerika hari ubwo yari yakora technology umunyamerika agira imyaka 700. Amerika si ubutaka nk'ubundi. Arisudi yigeze guhabwa ikiganiro ndakibuka ko nakantu kazajya kamamagasha nk'imyaka myinshi hafi 10. Yigeze guhabwa ikiganiro yaje hano gusura hano mu Rwanda, ariko hari umwe mu mwana w'abanyamakuru wamubaje ngo se ngukimara kugera muri Amerika iki kintu abantu barakize Sudi yarakivuze ngo iki cyagutunguye. Yamubwiye ibintu, yavuze ibintu bibiri ndabyibuka kuko ndabikubwira ati watunguye igeze muri Amerika ati umwega n'ikigeze kigukanga gutya. Yego yaramubwiye ngo ndagerageza kugenekereza uko yabivuze ngo yasanze ibikorwa remezo bikomeye, yavugamo n'amazu maremare, ariko ngo hashize igihe kirekire ko agenda hamenyera. Urumva ngaza gusanga byubatse ku butaka nk'ubw'iwabo aho yavuye. Ni ubutaka nyine usizwe kubakaho ikintu kirekire ni kwisi, ni kwisi nyine. Yasubizaga uwo muntu wibwira ko iyo ugeze muri Amerika ushobora kuhasanga ari nko muri paradizo yindi itabaho kwisi. Akandi kantu yamusubije ko ubwenge nanone yaramubwiye ngo yashushe nk'uvuga nyine ngo ushobora kujya muri Amerika urumva utekereza ko ugiye gukira no kubona amafaranga menshi, sibyo? Yatanze urugero kuri Kenesi ukuriya kunini afite amateleviziyo n'iki byose, atari kukagenda ugahasoringa ukagira gute, wenda ugasanga ukagaruka mu Rwanda ugasanga hari abandi bageze kuri byinshi by'iterambere rikomeye cyane. Nyine atanga urugero kuri uwo mukire, kandi wowe ujye hasoringa n'ubuzima ko naho nyine ubuzima bushoboka, kandi ko n'ubwo bwashobokera n'ubundi ari wabo ataragiye muri Amerika. Nicyo yamubwiye muri ibyo bintu ko ari bibiri. So Amerika ni igihugu nk'ibindi gikize gifite amafaranga, ariko ntabwo nzi neza yuko no muri quartier dutuyemo uzigira wifata n'umunsi n'umwe ngo kubera ko udafite amafaranga yo mu kirere runaka muturanye ngo we ntabwo ukiri umuntu, ngo uriya mukire yashobora byose, yaza akagutwikira, yaza akagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo ngo ubyemere muri ubwo buryo. Koko jewe navuze ko nzashinga kaminuza nkashyiramo faculty ya mbere who's the president, faculty ya kabiri niyo kuvuga ngo rwose umunyamerika ni iki mwisi, sibyo? Bitavuze ngo no kurwanya umunyamerika, ariko ni no gusobanura ko abanyamerika n'abantu batekereza. Urumva? Kandi abanyamerika tuvuga si bose, hari abantu bashyira mu gaciro, hari abantu baba predateri nkuko n'isi yose nayo ibagira. So umuntu wamaze kwiringira Amerika rero akubwira byose, atubwa Amerika je ubwo ibintu birarangiye biratunganye. Ubu se ubundi dusubiza amashi nyuma kuva madamu Avril Haines ku ngoma ya Joe Biden azamura gutangira ibintu, kuko uburyo ya mudamu ni watangiye ibintu urwego rw'ubutasi wavuyeho, ni watangiye izi ngendo n'ibi bintu bibona hano mu karere ka Grand Lac. Bundi uzanyibutse ubutaha tuzane twe mu tudokima n'ibitwanditsemo ndanzatubona turebe na schedule, urumva na calendrier twari twarahawe byonyine. Ufashe nka document ya Washington Peace Agreement hagati y'u Rwanda na Kongo ko yari iteguye, ugashyiramo ikirangaminsi. Nkwibutsa akantu kamwe, ntabwo wibuka ko hari amezi 3 iminsi 120 byavuga ko operation
zo kuri FDL zaba zatangiye. Ibintu bya Amerika nibi bantu birirwa mu karere k'ibiyaga bigari, nujya kubihinyuza neza ukajya kubica amazi ukabireba ukabiyungurura neza, uzabireba mu kirangamisi cyabyo, muri kalendari yabyo. That is one. Secondly, izi ngabo za force netre zigomba kujya muri Uvira. Na Kwempa ntamaze amezi ageze nka 6 cyangwa angahe atoranyijwe kuzayobora iyo EJV mu police. Ntabwo twabyumvise nkaho bidahagije bikemerezwa muri Zambia, none bikajya guhererwa umugisha Montreal muri Suisse, bakabizana nka document nshyashya kandi bimaze amezi abantu baranabyibagiwe. Gute document ya force netre muri Uvira ituruka Montreal muri Suisse kandi yarigiye muri Zambia ikemezwa, ukaza utubwira ngo uvuye kuganira ngo ibintu bishyashya byahe kubera ibintu byari bizwi none Kwempazwe. So muri DRC urugamba ruberamo rwuzuyemo ikinyoma, urumva, kinyometse ku buryo kugira ngo abantu bazajye bizera ku bintu bivuzwe muri Kongo. Sande sinye kukubeshya kubyizera cyere kuri umuntu ufite kwizera kumeze nka kabuto ka Snap Yezu yabwiye abantu bari Yezu ntumbaza. Ni ikinyoma, intambara irimo ikinyoma cyinshi, irimo ikinyoma, irimo kwivuguruza, irimo kwiringira bataraho kwiringirwa, cyangwa irimo game abantu baziranyeho batatubwira tuzamenya mu myaka 20. Abantu barwana ubona rwose nta kintu kigize. Kitaza izo ngabo Barinda yavuze ko eshatu bo bazitanze abo officier superieur, kuki leta idatanga yazo? No kubera iki sabwo? Kuki hadahanwa leta igaba ibitero kuri Rubaye, hagahanwa mu 23 isubira inyuma iba yemeye no gutanga uwo mwanya? Uzi impamvu ikibitera? Nicyo nakubwiye kera, mu rugamba rwo muri Kongo, mu kurwana n'amasasu, mu kuganira n'ibiganiro, there is no common ground y'abantu bari muri no anje. Niba uvuze u Rwanda urareba iby'u Rwanda, urumva? Niba uvuze ibya Kongo urareba ibyayo nka Kongo. Niba uvuze ibya Amerika yabyanditse mu itangazo ko abantu bangamiye interest zayo, kumbiri hari for their own interest, nta kindi kintu bariho babyanditse. Bese ntaravuga ngo mubangamiye inyungu zacu mu karere. Urumva? Ntabwo ari inyungu z'abakongomani, si inyungu z'abanyafrika. So there is no common ground. Yapa intérêt commun, abantu bavuga bati ntacyo ariko ntidutegetswe kumva ibintu kimwe kuko imitekerereze abantu iratandukanye. Ariko se intérêt commun twumvikanaho niye? Niba ari ceasefire ntiyabaye common ground, umwe arimo kurwana undi atarwana, urumva? Niba ari ikirangamisi umwe aracyumva ukwe, niba mwumvikanywe kurasa FDLR, urumva, undi agakora ingamba z'ubwirinzi, nta concomitance bifite, cyangwa se concomitance mu kabari mutumvikanye nayo, none niyo murimo kuvuga ikenewe. Urasaba umuntu gukora ingamba z'ubwirinzi, ntusaba leta kurasa no FDLR, kandi FDLR ngo yashyizwe bataye ikisangane yo kwirasa. Ubundi batayira FDLR ishyirwaho ikisangane kubera iki? No kuvuga ko warekaye nta hantu bakorera batayo, urumva? Ese ubundi washyiraho batayo ya FDLR ya FARDC ikarasa FDLR bahoze bakorana n'inshuti utayivanza n'abandi bantu, ukumva ko iyo operation izakora abantu bazayemera? Ubwo FDLR yaraswa na FARDC ari umufatanya bikorwa wayo byakunda, ariko isiraho ngari irabikomera amashyi byakunda. Sandri, abantu bahoze bafatikanyije umwe yajya guhiga undi naka maramaza. Kuki batashyizeho ingabo zifite zibogamiye nyinshi z'imitwe ivanze, urumva, yo kwizerwa, yakwizerwa n'u Rwanda ikizirwa na Kongo, kugira ngo irase FDLR muri force yo kurasa FDLR? Kuki bashaka kuvuga ngo yakozwe na FARDC kandi General Ekenga umuvugizi wayo ariho zosoma amategeko 10 y'abahutu kunuza kuri televiziyo muri tennis? Ese haryo ngarafunzwe? Ngarafunzwe, ariko hasanga abiwe buriye muri Kongo se bakwa ngo narafuza atanafunzwe agihembwa, n'uwapfuye baramuhemba ugeze kuzamura n'ipeti umuntu wapfuye. Ibyo cyo gukora biremewe. Katwitahire naho mbona mama 23 yakoze umuganda wo gusenya icumbi rya FDLR na Nyatura. Yego yabasenye cyari barumbwire yabasenye heza kanse nkwereke ibi bintu se nibyo babihishemo FDLR zishamo. Kanse ngwereze video ibi bintu zibigunda bimeze utya, bimeze gute se? Kanse nkwereke. Aha, ntago babi byoroshye kabisa. Kanze ngwe video. Si video ushaka? Kanze nyiguye. Uraza kutubwira
n'ibiri ishyamba urizi ngenzi namenya ishyamba rya FDL ni niba urizi nyine neza kurimenya ni ngombwa naragowe nokore pe ushobora kubuza aho riherereye nese sinjye numva uvuga uti Nyiragongo urumva ate mama 23 nidakoramo isuku tibizagorana gutya na gutya cyangwa nawe ubukurikiza uko byumva oya amashyamba muri Kongo ushobora kureba nk'ikirere urumva ugasanga icyo kirere kirimo nk'ikirunga ukacyo kirunga ukavuga uti uyu muntu yari Masisi cyangwa yari Rugari ukurikije icyo kirungo ko kizi n'icyerekezo kibonamo akandi kantu nari nibagiye no gusorezaho hari umuntu wambwiye ejo bundi uraza kumfasha ati buriya bari abagore twavuzeho abamutayomba nabande ati buriya bari avantage kuri mama 23 ati kuko buriya atamabanga akomeye barayamene ati kuko nta musirikare apfa kugufata gutyo gusa urumva marsha akure kugende gutyo ati buriya nabo babakwe bamabanga akomeye cyane mateko nyine bikuramo ibi ngibi rero bya M23 rimo bimeze nka kera muri 90 abantu bavuga ngo wajye gutema ibihuru urumva ngo birukane inyenzi hari ibintu bya kera njye mbona muri iyi minsi gutema ibihuru se FDL ba muri za ntoki. Kampani ya Enoch Real Estate ibazana ibibanza mu bice bitandukanye bya Bugesera harimo mu mujyi ku mazi no mu masantre. Wowe duhamagara witiremo ikijyanye n'ubushobozi bwawe guhera ku 3,500,000 kuzamura abona ikibanza cyiza kandi witiyemo uhita ukorerwa mutation ako kanya kuko ibyangombwa byose birahari. Byakarusho kandi site zacu tuzikata mu bice birimo ibikorwa remezo nta kibazo na kimwe uzagira kuko Enoch Real Estate yaje ari igisubizo kwa shaka gutura cyangwa kubaka hazabyara ifaranga ritubutse mu minsi iri imbere. Duhamagare kuri iyi nimero iri munsi witiremo ikibanza kikubereye. Karibu Enoch Real Estate gutuza heza. Mbaza Nedil wigize kurota inzozi zo kuzatunga ikibanza muri Kigali ariko ubushobozi bwa buke niba ikiri inzozi kuko ubu twakuzana ibibanza byiza kandi bya make. Ni hano Rusororo twakuzana ibibanza byiza kandi birengeje mezire biri muri site. Hari umuhanda, amashanyarazi, amazi ndetse n'amashuri hafi yawe. Ibi bibanza byose bifite ibyangombwa byakarusho no kugura duhita tukikwandikaho. Ni kuri 8,000,000 kumanura. Ngwino tugutuze neza kandi kuri make. Ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0782 05 29 39. Inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 07